Ja bimeze guterera nanone ni Rwabunga. Mwabonye kuntu nsigayenza ariko nsigayenza muri ubwo buryo Mr. Rwabunga yewe urambona ariko ibuka no gukora subscribe kuri channel yanjye ya Rwabunga agasobanuye no kuzindi mbuga nkoranyambaga wahansanga harimo WhatsApp, YouTube, Insta, kuri email ndetse no kuri FB wahansanga. None bimeze gute? Ndongera nsubiramo mbereke fresh mbiyereke neza ni Mr. Rwabunga nuko nsigaye nza nubwo byo nsigaye nzamo Mr. Rwabunga. Bimeze gute? Nuko nsigaye za ibuka no gukora subscribe kuri Rwabunga agasobanuye ubundi turyisi ugasanga rwose uri umufana wa Mr. Rwabunga ariko nta na subscribe yawe nimwe mfite kuri channel yanjye. Ni gute wambwira ngo uri umufana wanjye koko? Kweri bafana? Wallahi icyakoze. Bimeze gute rero? Akarimbo ko bakisenyongera gasozera dutangira Domino. Bimeze gute rero? Babisa B2C gasozera dutangira Domino Dominic. Bimeze gute? Akarimbo ko nakanyuma karacyasozera dutangira za filime mukunda cyane, filime z'Inyamerika ubusanga leta n'ikihebe birimo birakururana pa kimwe kirenga ikindi gihinguka. Bimeze gute rero? Za filime mukunda nareke ntago nabazanira ibiwani kubera urukundo rwinshi mbakunda batoranyirizamwe imizigo. Filime zikora umuti ari nkahita nziza mu buke nkahita mbakorera umuti. Erega ni njye ubafata, ni njye ubibemeza. None icyakoze nkahita ncumbika hafu buke. Bimeze gute rero? Babise B2C bakubwira ngo nyongera ku rukundo rwawe dutangira Domino. Bimeze gute? Ya kesava Babise B2C baracyasozera dutangira kaga filime kacu k'umwaka we. Izafilime ubusanga dusohoka rimwe mu myaka nk'ibihumbi n'ibihumbagiza. Noneho mu gusobanurwa isaba gutoranya mw'umusobanuzi, ntabwo ari bose bazisobanura. None bisaba guhitamo uwahiswemo ninde rero? Uwahiswemo ni Rwabunga. Njye wahiswemo kugira ngo mbasobanurire kano gafilime. Nimara guhitwamo icyo nakozemo ni iki rero? Iyi filime nahise nyituma, nanjye nituma kuyibaha kabagero fresh rero. Akarimbo ko bakisenyongera ni B2C basozera dutangira Domino. Bimeze gute? Yasava. Bimeze gute? Bakisenyongera sikia ni B2C baracyasozera tugana mu gutangira kacu. Bakwesige umulungule mu bana babi abali nefutwa abalina n'emize mibi kulungula tubalage tituli bakabi betwefuna sinjiro mu. Bimeze gute rero? Akanga tuwitwa wade DJ wade Madame bankuruzi cyane aho ngaho kakugeraho fresh. Nawe rwose sinkwibagiwe we korode. Bimeze bite? Nawe ndabizi unyumva cyane witurije aho ngaho mu gapangu buke. Bimeze gute rero? Karacyasozera dutangira Domino ni Rwabunga uyu munsi wagafashemo utancikwa we uziko. Bimeze gute? Bakisenyongera karacyasozera dutangira Domino. Bimeze gute rero? Akarimbo ko nakanyuma akanga tuwitwa Saidi
Joe Kicukiro Center mba nkuruzi cyane n'abakiriya bawe nawe Eric mba nkuruzi cyane kakugeraho fresh yakarasoza dutangira Domino wari haziri mu bukiwo kapfo nyaruka tugatangirane cyangwa birakureba nini nagatangira utanahagera kakaba karatangiye rero bimeze gute dutangira gute barakwereka kugira ngo tutaragira kuryahiswemo barakwereka bagateguye bani bande abagateguye abamenye nk'amafaranga yabo kugira ngo filime kugeraho fresh 5/5 Lions Gate urababona ariko abo nabastari murabazi sabo gusa filime regirenze ntago yafatwamo na company imwe gusa bisaba company nyinshi yindi ni yihe Shaban Films nkuko wumva ngo filime irenze niyasobanurwa n'uwo ari wo bose niyo mpamvu Rwabunga nahiswemo kugira ngo ngasobanure backup media bimeze gute rero sasa dutangira mu muhanda bwari bwakiye neza cyane abantu bajya mu kazi Domino izina mwari wonye Domino ni Domino tukatura gatangiye kuri umunsi wa none bimeze bite ndetse ni Rwabunga kuri uyu munsi wa none ugafashemo ko kanya imodoka hageraga imodoka ya police kuvamo bamwe abagabo babiri bareba gutyo abagabo babiri akumwanjye nanga nkaha mwana abapolisi bari baje mu modoka mwabwira mugenzi ati ngiye nanga nkaha unzanye mwana mwaramutse baje kunuma alimentation mwama americano ni americano nyine n'igipolisi nkuko wumva imvange nkuko ajyana ukavuga ati mumi ibishimbo n'ibijumba kimwe na americano nese mwana ugiye kurya se mwana ugiye kurya wayangiye mu mugati urumva mu ngubuto na birayi by'ibitomati ndikona hakurya igiriya mugenzi yatse americano tuva tugarika ubita muri Copenhagen ni bane bariyo barakwereka muri Copenhagen wallahi cyakoza sasa rero ahantu ntandukanye n'abana ngeze uko ba filime nshyashya gusa mbaha niza hazaza ahasi mu kwa gatandatu ibisibi na 20 hituri mu kwa gatanu cyakoza none hano nandukanira nabo bimeze bite rero